Numwanya w'umutumirwa tumaze kwinjira mu kiganiro Maombezi nkuko mwakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga zacu kandi twanabibabwiye no mu kiganiro dutangira uyu munsi dufite icyamamare. Yuhu Sushana ntabwo bakavugana intege gute bavuga mana se magufu nzayagura he buriya angera twumve ko zaje kereka baje akakurikirana ubundi kubanza ntabwo bikunda abanje ugakurikira ke banza yuhu ntiwumva byatangiye kuza byaje biriko Melody tugaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane tipe yambaye umupira hano Yvonne wajye umenya ibintu oya ndahera kuri lunette ariko ugeze no ko zifite be kuri lunette hariya cyangwa zashizemo umuti lunette zawe ku buryo tudashobora kureba izindi abamugani ndewe ya parabolize wa mugani wa bogari yambaye lunette nziza ziri claire zanditseho be uyu mupira akusura Halloween twageramo ako Melody. Oya none se wigeze ubona Halloween irimo akantu kakaroza kakaye go wa mugani akaroza kagaragaza ibintu by'umucyo bikeye ntababeshye nambara ibimesha yego ko mana abantu bagiye kwibasirwa muri aka kana wambara ibimesha nambara ibitunganyije sindi umuhanga cyane mu byo kwambara cyo kora nshobora kugerageza nkajyanisha ariko ntago ndi umuntu ukomeye mu bintu bijyanye n'imideli. Ni wese witege cya madamu niwe bavuze ati musaza mbarakana nanone gufatirwa imyanzuro kubijyanye n'imyenda cyo kora hari nk'iyahisha ariko hari yahisha ariko akundi nyine ukunda umwenda sinzi niba n'abandi bantu bibabaho ugakunda umwenda ukawambara kenshi ukiubona mbega hari kuntu umuntu awukuzanira bakiwanura ugahita ubona mu myenda yose ari n'ukwiye kwambara iyo mutinzeho rirageraho akawuhisha ubanza hari n'iyahisha nawe akibagirwa aho yahishe nuwe yaheruka guhisha nuhe mwenda wari kandi umva yarawuhishe nyine wowe warawushatse ubona yarawuhishe oya ntago menya ko wavuyemo gusa hari nk'igihe mwibuka nkavuga ni ariko iki cyagiye iyo nyihoreye bitamenya ibyabaye ku busanzwe niwe urebamo ugahita uvuga uti kubera ko nawe aba adahari inshuro nyinshi agiye byabamo nawe arakora inshuro nyinshi ndabyikorera ariko uyu ni uwumpaye uyu wambaye niwo ukwitiyemo baraje kubona amafoto menshi ari gufatwa mu kanya araba ari ku mbuga nkoranyambaga zacu muraza kureba uwo mupira yambaye. Yvonne yabonye akavugishwa ni myiza cyane yaba ari bishoboka bari kumusigira mataha se nashyize umukondo imbere cyane ubwo turumirwa turakomeza turumirwa. Yes, reka none twije mu kiganiro nyirizina Melody rumwe mu bahanzi navuga ko uko uri ritime uriho warayikomezanyije muri ibi bihe ndetse na corona iraza ariko Melody akomeza nyine kuba wundi mujya mukunda gukoresha ngo rutwitsi ba wa wundi nyine arakomeza harashya indirimbo nyinshi indirimbo zikundwa n'abantu. Mu by'ukuri niki cyagufashije gukomeza iyi ritime rimwe na rimwe bijye binagora abantu? Ni nge nkunda muzike nkora akazi nkunda icya kabiri niho nyine nkuru umugati ubwo nkunda umuziki n'amafaranga kandi uwo muziki nkunda niwo mpa amafaranga. Icya gatatu nabibonye mu rukundo rw'abantu baragukunda iyo ukora muzike neza cyangwa se iyo uhozaho nawe akazi kawe ntigapfa. Ntago rero nta mpamvu nimwe ahubwo nari kubona yo kudakora uko ndi gukora kandi n'ubu sindanyurwa mbona umuvuduko nkwiye kuba ndiho ntarawugeraho. Kugira ngo ubone indirimbo kuko ndibuka ujya gusohora katapira wabanje gupostinga indirimbo zitandukanye banga abantu bagufashe guhitamo kugira ngo ubone indirimbo yindi uvuga ngo iyi niyo ngomba gusohora kandi ukaba wizeye ko nigera hanze wa mugani uri bikore sinzi niba unabyizeye wenda urambwira uwakoze nk'indirimbo zingahe? Nyinshi muri indirimbo nyinshi nta nubwo navuga ngo mfite ubuhanga bwo gutoranya ahubwo Imana ibimfashamo iyo ntoranyije abantu bakayikunda ubwo nyine iyo
igihe cyo gusohora indirimbo iyo cyegereje ntangira kuzumva zose nkazumva zidahinduka. Iyo numva umutima umbwiye ngo sohora iyo niyo nsohora, nta bundi buhanga, nta rimwe na rimwe nibwo nifashije abantu nka kuriya nari nabipostinze maze abantu ngo mumfashe gutoranya. Sometimes nkabwira n'abagize ikipe dukorana, ariko ubundi iyo bitagenze bityo ntekereza muri izo ndirimbo zose mfite nkavuga nti iyi ndumva iryoheye reka bariyo nsohora. Simba nizeye ko bazayikunda kubera ko abantu baratangaje, hari ukuntu bakundira ibintu rimwe ariko niyo bagiye kubyanga babyangira rimwe. Mba mfite ubwoba iyo ngiye gusohora indirimbo, ariko Imana iri kumfasha bikagenda neza, abantu barazumva bakazikunda. Ese ubwo uba ufite n'ubuhe mu by'ukuri ugiye gusohora indirimbo? Igihombo ntabwo kiryoha, kandi gukora indirimbo ni amafaranga, tuyishoraho byinshi. Amafaranga, umwanya, ibitekerezo, gufata abo bantu bose mwicaranye mukora icyo kintu, wamara kugishyira ku isoko ikigere ku ntego wenda ntikigeze ku ntera wifuza ko kibigeraho, biba ari igihombo. Icya kabiri ntabwo ari igihombo gusa, harimo n'akantu ko guseba, kumenyereza abantu kuba kubita amahiti bwacya mu gitondo bikanga, imirimo ibiri kukunanira. Ubusebye wari waseba? Guseba biroroshye muri ubwo buryo ariko urubagana agenda rwiyambika. Ni nk'izi ndirimbo ubona zakwambitse urubu? Atari mu ndirimbo cyane ariko hari nk'indirimbo nakoranye na Fik Fameka wo muri Uganda yitwaga Bon Appetit. Sinavuga ko abantu batayikunze, umuntu yarayinyibye ayisohora mu buryo budakwiriye, isa nk'idupfiriye ubusa. Twarayikoreye video ifite agaciro kangana na miliyoni 10 z'amanyarwanda. Bipfa ubusa ibyo byose nyine biragenda. Ubwo haba hari ntago igisebo cyiza cyonyine kizana n'igihombo. Umuntu usohoye indirimbo ntibigende neza ababuze ikintu kinini, no gucika intege, no kumva nyine utakibishoboye, no kwibaza ahandi mafaranga azava. Urumva iyo ngiyo witezemo amakiriro uvuga ngo iyi ninyikora neza izazana amafaranga yo gukora iyindi. Ibyo rero iyo bibaye ntago biba bigenze neza. Hari n'abantu bishobora kubaho kariyeri yabigahagarara uwo munsi. Tujya twibonera abana batoya baza bagitangira kuririmba, agashyiraho imbaraga, agashyiraho umutima, yewe n'inshuti ze zikamufasha rwose, ariko bikarangira nko ku munota wa nyuma byanze. Biba byapfiriye mu iterura cyangwa nta nubwo twihangana kimwe. Ntabwo uzi ikintu cyitwa gukomeza umutsi, ntituwukomeza kimwe. Hari abawukomeza nk'ikinyogote, hari abawu ni ukuvuga ngo ukomeje nk'ikinyogote. Byanze bikunze ubona abantu benshi baguca intege. Iyo ubahaye akanya gato, gucika intege biroroshye, bibera mu mutwe kandi nta muntu ushobora kukwinjirira mu mutwe ngo aze gufixa ibyapfuye. Ubwo iyo we utanze umwanya ukawuha umuntu uri buze kuguca intege, ucika intege. Kare nahoze ndi kwibwira ngo niba hari agahigo uzi ko waciye, nanjye na mu gitondo nkabyuka nkagaca, ugenda ufate kamwe kawongera ugateranye ntikakiri agahigo ushaka kandi ko guca. Ako nyine n'abandi baba bagaciye ntikaba kakiri agahigo. Rero iyo uretse umuntu akaguca intege ukemera kuzicika, abo bantu bipfira ahantu henshi. Hari igihe biba mikoro, hari n'igihe ubijyamo wumva ufite impano, bwacya mu gitondo nawe ubwawe ukijajinga ugasanga ntayo, cyangwa se famiye itabyumva, bashaka kuba wenda umuntu runaka mu yindi sector ukaza mu muziki, wazabona ugiye kubabaza ukabireka. Hari impamvu nyinshi zatuma umuntu areka muziki. Abayikoze rero ni abantu b'abagabo, cyane igitsina gore, barakomeye. Melody, iyi minsi njye nayo ibona duharaye kuvuga amafaranga cyane n'ubukire. Ubwo murayafite. Kugira ngo umuhanzi mu muziki w'u Rwanda akore abone amafaranga, twanavuga ati Melody arakize, bisaba ikibanga n'irihe ryo gukizwa n'umuziki mu Rwanda? Ko ntarakira se ubwo ndi buribwirwe n'iki? Aho ugejeje, aho mbaye ngejeje, ibanga ryo gukira ni ugukora. Si no muri muziki gusa, turebe muri muziki noneho by'umwihariko ni ugukora nyine udakuraho. Ni nko kurangura. Iyo ukoze indirimbo abantu bakayumva, buriya ibyo biba byarangiye, uba ukeneye indi nshyashya. Bikunda umuhanzi yasohora indirimbo
nyinshi kandi zegeranye icyo gihe n'imwe ibaye mbi ndiba nziza ubwo rero birasaba ntabwo ari igishoro birasaba umwanya wawe wuzuye niyo wazisohora audio none se Israel Mbonyi yatangiye gukora video ryari abantu benshi bibeshya ko ari ubushobozi ariko ntabwo ari ubushobozi gusa niba unafite impano yo kuririmba fata indirimbo zawe uzitondeke neza ujye ubyuka unazirepete kuko ntiwamenya aho amahirwe yawe azazira mu gitondo haza umuntu akakubwira ngo album nayishyuye ugenda uyikore uzavuga ngo uri umuhanzi umaze imyaka 3 abantu bose bazi ko uri umuhanzi ariko bakubaza ngo indirimbo ngo yaziri mu ikayi ririmba uri umuhanzi wo kuririmba rero bisaba kubishyiramo umutima wawe wose imbaraga zose hanyuma uwageze ku rwego rwo gusohora indirimbo ni ugusohora indirimbo nyinshi adahagarara kuko nta amafaranga yo mu muziki ava mu muziki nta kuntu wabura umuhanzi rero udakora umuziki tugiye kubona umwanya munini urimo kuririmba witegura witoza indirimbo zawe n'indirimbo zikunda kugaragaramo amagambo yihariye uriyandikira rimwe na rimwe njyewe ntabwo nizera ko nshoboye ibintu byose kandi umuziki ni mugari cyane watunga abantu benshi iyo numva nkeneye ikintu wenda ntashobora gukoresha umutwe wanjye wonyine nifashisha abandi bakamfasha nk'uko ntakora production nk'uko ntakora video nibaza ko no kwandika indirimbo ari urundi ruganda ukwarwo umuntu uzi kwandika indirimbo byamutunga rero nta kuntu byamutunga tutabashije gukorana ikindi kwandika indirimbo ntabwo ari ibintu byoroshye mu magambo twavuze hano yose urareba ugakuramo rimwe ukaritwara ukarikoresha ahantu hakwiye ntabwo ari ugufata amagambo gusa ngo uyatondeke uyakoresha ahakwiye rero ntabwo kwandika indirimbo ari ikintu cyoroshye ndazandika hari n'abantu nzandikira ariko nanjye hari abazinyandikira ngarutse kuri cya kindi rero twavuga cy'amafaranga warutanye bangoye ntabwo umuziki uragukiza kubera ko ndacyari kuwukora buriya abantu bakize barananezerewe bari nk'ahantu ku mazi bashyize ibirenge mu mucanga bari kurya ubuzima impamvu ndi hano none ndi kuvuga ni uko nkiri gukora ndashaka amafaranga ariko araboneka gake gake wagiye usinya amakontra menshi abantu bagiye babibona bakabigarukaho rimwe na rimwe bakavuga ngo melody zira kontra atwereka aba yasinye n'umubare baba bahaye ari amafaranga bimwe ni agahezo ntabwo ari byo ejo ni ibintu byaho ngaho ukuri kwabyo ni ukuhe ko wana byanakugezeho ikibazo ni uko abantu bose bambwira ngo biravugwa nagakwiye kumenya ngo uvuga ibyo ni muntu ki buriya uzacunga umuntu utinda muri business z'abandi ntabwo ize ziba zishoboka niyo mpamvu atinda kuza abandi njyewe nasinye amafaranga wenda sinayo ariko uze bigutwaye iki kuki ubitinzeho ntabwo njye sintinda ku mafaranga umukiriya ubangiriye icyo cyizere kuki wumva nabeshya nkabwira na data buja akabeshya ntabwo bibaho ntibishoboka ko wabwira umuntu ngo reka duteke imitwe ngo noneho ngo erega mumenye ko aba bantu basora aba bantu baba bavuga ibi byose barasora ni amakampani manini amakampani dukorana ni amakampani manini ntabwo ari abantu baba bari kwivuga ibikorwa badashoboye niyo mpamvu abakiriya banjye bakorera ibyo nshoboye byose kuko banyishyura amafaranga yabo ibyo rimwe na rimwe nyine abantu barabivuga ariko nta kibazo nta kintu bintwaye cyane gusa nifuza kureba abantu baba bari kubivuga kuko nta n'umwe ndabona byibura ngo abimbwire ambaza ati aya mafaranga kubeshya wenda ngo mwe nka proof cyangwa se mbimwereke wenyine kugira ngo noneho kuko aba abahanga mu kuvuga mwene ayo makuru anavuga yandi ko bya bintu yasanze ari byo yatohoje nyine agasanga ari byo ubundi binatangira cyane byahereye kuri cya kimwe mu binyobwa wamamaza haraga bati oya kiriya kinyobwa rwose barakibeshye bakibeshye ko cyabeshye ariko ntabwo babeshye kuko akazi n'uyu munsi ndacyari kugakora kandi sinibaza ko ari n'amafaranga menshi abantu bajya babivuga bajya bicara bagabanya ariya mafaranga mu bikorwa byinshi bajya babona dukora bazajya basanga ahubwo ari na make
dukeneye abandi benshi bazana menshi, umwe akayaha Mico, undi akayaha njye, Juno n'abandi. Juno ukina mukomozaho warabarekuye, byagenze bite? N'iki cyatumye ufata utandukana nabo? We wari uhari ntangira muziki. Hari igihe umuhanzi ageramo agakenera kuba we, agakenera gukora ibyo yitekerereje we ubwe. Hari n'igihe uba ubona wabishobora. Nta nubwo nabarekuye, ahubwo amasezerano twagiranye yararangiye. Ko sinari mbafasha. Iyo uvuze ngo narabarekuye byumvikana nkaho nari narabafashe. Oya, ni abantu twakoranye, dukorana mfite intego yo kubafasha, kuko nabafashe muri corona, nta bitaramo bihari. Turakorana, igihe kiragera tubiganiraho dusanga bamaze kwigira hejuru, noneho batangira gukora icyerekezo cyabo. Kuko iyo uri kumwe n'umuntu wenda akureberaho cyane, hari n'igihe ashobora kuyoba akagendera mu nzira yawe, mu by'ukuri nayo atari inzira itunganye, ariko bari mu nzira zabo kandi nibo ubwabo babihisemo. Bahisemo kugenda bakagerageza. N'uyu munsi baracyari abantu banjye, icyo nabasha kubafasha nakibafasha, binabananiye bagaruka tugakomeza tugakora. Mutandukanye wumva wowe ari icyo bagejejeho mu by'ukuri? Nabagejeje kuri spotlight, nabagejeje kuri narabagaragaje, naberetse abantu cyane cyane abafana banjye, mbasaba kubakunda kuko ari abacu nabo. Barangije bakora indirimbo nziza, biremera n'abafana babo ku ruhande. Sinzi niba mubibona ko bamaze kuba abahanzi bakomeye. Umuntu ushobora gukora indirimbo ikarebwa n'abantu miliyoni, aba ari umuntu, aba ari umuhanzi. Sinibaza ko bakiri n'abana. Rero icya mbere bagezeho nuko experience barayibonye, kuko twakoranaga umunsi ku munsi, uko nkora akazi kanjye babireba. Experience barayibona, bagera muri studio bareba neza nyine ko ibintu byose mbigenza, ubwo ibyo nica babasha kubikosora bo, ibyo nkora neza bakabikopiya bakabitwara. Ndumva ari ibyo, kuko impano yo bari bayisanganywe. Ubu noneho bagiye gukora ibikorwa byiza bitahari ibyo twakoranaga, kuko narabarebereraga nkaba nshobora no kumubuza ikintu, ariko mu by'ukuri wabona gifite akamaro. Urateganya gufata abandi bahanzi se nabo bandi wongera gufasha? Kuko n'ubundi unafatana baravuga ngo ntabwo ari business, ahubwo no kugira ngo ufashe abantu, ko nawe wagiye uzi imvune z'abahanzi, uzi gutangira uko bigora, nyuma y'uko abona bakuze nabo bagiye kwirwanaho. Hari abandi uteganya kongera gufata nanone, ku buryo umwaka utadushobora kuzabona abandi bahanzi nabo? Igitangaza rero mbitekerezaho gutangira ibikorwa byo gufasha, ndashaka ko umuntu wese uzanyura mu gitangaza azaba igitangaza. Ni ukuvuga ngo nawe birashoboka ko waba igitangaza. Mu gitondo ushobora gusanga mfite abanyeshuri wenda bananiwe nko kwishyura amashuri, akaba ariho ndi kwishyurira, mu rwego rwo gukura abo bantu ku rwego rumwe nkabageza ku rundi, ariko nanone atari ukubaheka cyangwa kubaterura. Murengeje sikari imwe nawe yaranje iya kabiri. N'Imana ifasha uwifashije. Ndimo kugerageza gutekereza ikindi kintu ushobora gukora, ariko na muziki izagarukamo, gusa ndi kwiha umwaka, periode y'umwaka umwe. Abantu mfashije bakagenda nkafata abandi, ariko si mu kintu kimwe. Sindi based muri muziki gusa, nzagerageza n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bishobora guteza imbere urubyiruko na sosiyete muri rusange. Mukanya tugiye kumva indirimbo yawe, ariko hashize iminota 57 gupostinze ibitaramo ugiye gukora Kigali World Tour, aho wamaze gushyiraho amadarapo y'ibihugu bitandukanye. Ibi biteye bite? Abantu benshi bagiye babidusaba ko twakora ibitaramo ahandi hantu hatari mu Rwanda, mu bindi bihugu. Hari hamwe tumaze kuvugana nabo tugakonfirma, hari n'abandi tukirimo kuvugana. Ariko gahunda yanjye niyo ku-expose umujyi wa Kigali ku isi yose, aho nshobora kugira ijambo. Ni ukuvuga ngo iryo ni izina nahaye tuwa yanjye nzakora ahashoboka hose ku isi. Izatangira ryari? Izatangira mu kwezi gutaha. Amatariki ntabwo ndi buyavuge, ariko izatangira mu kwezi gutaha, nibwo tuzatangira gukora show. Konseri ya mbere ni bwiri. Ni izawe witeguriye cyane abagiye bagutumira? Ziravanze, hari izo niteguriye, hari n'iz'abantu bazagenda badufasha gutegura, kuko hari imijyi biba bitoroshye ko
wakora mutahaba. Mu madarapo agaragaraho washyizeho harimo ibihugu nka za Canada, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Tanzania, Uburundi na Kenya, niba ndi kureba neza. Sinzi n'amadarapo menshi wagiye ushyiraho, muri make ibihugu uzanyuramo ni ibihe? Ni byinshi reka tuzabitangaze neza. Impamvu ntigeze mbitangaza ni uko hari n'abandi bari kuri board kandi bitararangira kunyura, tutaramara kuvugana neza. Nitumara kuvugana neza nzatanga amakuru yose mbimenyesha abantu, n'ubundi nibo tubiteganyirije. Ariko amadarapo turi kubona naho byamaze kwemezwa ko oya ni urugero. Urateganya gukora nko mu wenda n'ubwo unacyagana n'ibyo hari ushobora gukunda ari udashobora gukunda, ariko mu byifuzo byawe urashaka kunyura mu bihugu bingahe, mu mijyi ingahe? Kose umwuka ntituwugura, ijwi ntiturikodesha, niyo byaba ari ngombwa ko tunyura ku isi yose nabikora, kubera ko mbikorana urukundo kandi mbikora mbikunze. Ahashoboka hose naharirimba. Usibye kumenyekanisha umujyi wa Kigali nk'uko bivuga, ikindi witeze kuri ibi bitaramo ni iki? Ni ugufungura inzira no ku bandi bahanzi. Ntitukajye tubona Umuganda aragiye azengurutse isi yose akora ibitaramo, mu Tanzania bigenje gutyo, ariko ugasanga twebwe uvuye hano agiye i Buruseli aragarutse, bikaba bihwaniyemo nyine, bikaba byacitse. Ahubwo habeho liste y'ibitaramo binini. Ikindi ni ibintu ndi kureba mu ishusho ngari, ku buryo butanzajya mbikorana n'abandi bahanzi. Tugira abahanzi bari busy badafatika mu rwego rwo kuzamura igiciro cy'umuziki na konseri. Ntabwo bitandukanye n'ibyo Buravani yatubwiye, ngira ngo ugaheruka hano gukorana bya hafi n'abahanzi. Ariko yagarutse none ku kintu cyo kuvuga ngo gutira mu muco, gutira mu byabo hambere, kugira ngo noneho mugaragaze iyo shusho, ariko nyine mufite aho mubivoma, modernize yego, ariko bifite naho bituruka. Uwo rero ni Buravani. Umuco ndawukunda, ndanawugerageza. Mfite n'indirimbo iri hafi kuzasohoka, Imana nibidufashamo, irimo ako kantu muzabyumva. Ariko si muri buri ndirimbo. Ku ruhande rwanjye numva umuco ufitinga. Ntago indirimbo zose zahura n'umuco nyarwanda, kuko tugira kirazira nyinshi. Kandi isi ya none irimo internet. Kuri internet kirazira ni nke cyane. Buriya so zibahora nta nimwe ngira ngo. Ubwo rero nubwo twishimira iterambere, ariko rigira n'ingaruka rizana. Gusa nizera ko ingaruka ari nke cyane kurusha ibyo internet iterambere rizana. Kwezi gutaha uyu mugabo turi kumwe hano aratangira tuba hirya no hino ku isi, mu bihugu atahise avuga neza, ariko izatangira mu kwezi gutaha.